Ize kubikubwira navuga ati umukuru w'igihugu muzasubizanya gutya. None si abakuru b'igihugu gusa ugiye guhura n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Ndi gusenga nabonye kuri wowe uri gusinya contract ya Canada, wemere uyisinye. Hari icyubahiro cy'Imana kijye gukora biraho. Nabonye umugisha ukomeye mu banyakanada bajye kukwakira nk'umunyacyubahiro. Kwibwirira abari muri career yawe na company yawe, ugiye kubazamura kuko Imana irakuzamuye kubera ko uri mu gihe cyawe Imana iguhaye. Nuza mu Bubiligi nubisho bivuga, nanjye ari support nzaguha kugira wumve ko ari gushigikira. Thank you so much. Hahandi ukorera repetition, nanjye nzahishyura. Thank you. Thank you. Reka dukomeze rero Abantu bamenyereye abahanuzi bashonje kandi Imana iraduvanye ubugusonza. Bavuga ki niki cyabaye ku buryo abaprofeti bo muri minsi bose muvuga kimwe? Amagambo abiri gusa ngiye kukubwira gusa nigendere. Kuko ejo mfite amateraniro 3. Irya mbere nshaka kubwira, nturabona umugisha ukuriho n'uyu munsi, uracyaza. Icya kabiri, ntago wantumye ngusengere, nta n'ibyo wambwiye, ariko ku mutima wanjye Imana yanyemereye ikintu kimwe, imbwira ko uyu mwaka izina ryawe rigiye gutumbagira hejuru. Uzajya wicara, nigeze kubikubwira navuga ati umukuru w'igihugu muzasubizanya gutya. None si abakuru b'igihugu gusa ugiye guhura n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Thank you. Kuko muri wowe umutima ufite urwanira sosiyete, urwanira muziki nyarwanda, urwanira kirema muntu cyangwa se umunyarwanda wari we wese cyangwa East Africa. May the Lord Jesus Christ. Ejo nigeze kubibwiraho Godfather gato, namubwira ati I need you on call. Imana igiye kugutumbariza kugushira hejuru cyane. Amen. Gusa uzace bugufi, Imana izabikurindireho. Icya kabiri, hari urundi rugendo ndi gusenga nabonye kuri wowe uri gusinya contract ya Canada, wemere uyisinye. Hari icyubahiro cy'Imana kijye gukora mu bagukunda. Ndashaka kuba ndi kuvuga ibi bya secular music, abantu bagaseka, pastor uri kuvuga secular music is not normal. Iyo ni gift Imana yaguhaye, kandi Imana ivuga ntago ikuramo ikintu na kimwe. Ibyaremwe byose byaremwe nawe. So what I want to tell you this, hari ikaramu nabonye uri gusinya kuri contract yo muri Canada. Ibini ndaza kubikubwiraho. Nabonye umugisha ukomeye mu banyakanada bajye kukwakira nk'umunyacyubahiro. Akangaka kabaye ka excellence, nakagutegurira icyubahiro cya marketing aho ugiye kujya. Amen, amen. Nakamwe Imana akoresheje. Icya gatatu, aricyo nshaka kwibwirira abari muri career yawe na company yawe, ugiye kubazamura kuko Imana irakuzamuye kubera ko uri mu gihe cyawe Imana iguhaye. Nibyo bintu bitatu, ibindi ni on phone. Amen cyane, amen cyane. None se pastor, ko ubushize abantu nabonye bari kugutunga urutoki cyane, ngura ngo umuntu arakubeshya, uwo ntabwo njye urasinjya njya ku ruhande, sinjya njya hirya no hino kugira ngo tubijyanemo neza. Nizere ko nawe izo comment uzibona. Izo comment ni normal ko nazibona, nta nicyo zintwaye kuko nta muntu nkorera. Mba mvuga ibya data, kuko ntawe nsaba, ntawe nkora iki, ntago ari iki, ariko bashindwe rero mu izina rya Yesu, batsindwe mu izina rya Yesu. Amen. None se ko twavuze ko uzavugana na bossi akaguha attention akakumva, si cyubahiro cy'Imana? Iyo boss aguteze amatwi agasubirishamo abantu, ni Imana abahagarariye.
so bivuga ngo icyo cyubahiro cy'Imana kikubeho, kandi ibi bintu bitatu nibitakubaho nzamenya. Ongera bitwibutsa tukwandike tuza nuko tukubaga ngo nibi. Icyambere ugiye gufata urugendo rujya mu gihugu cya Canada, kandi ruragiye pe. Ntahorayo. No, ahorayo ariko hari icyo agiye gusinya. Kabiri hari icyo agiye gusinya, yego afite hose na ibyangombwa byo visa. ndabifite rwose, ibyangombwa ndabiryamyeho. Visa ya Canada, visa ya Ufite na Canada. visa aratara. N'iryambere muri Amerika byose. Ariko kabiri umva se, ariko agiye kuhakora ikintu kizima. Umuziki uzaba, concert izaba ari nzima. Icya kabiri, uyu mugabo agiye gutumbagira hejuru cyane, aho nongeye kubivuga ko ari uzaba uhagarariye gospel secular music, R&B. Ariko mbabare barogeho gake, niki cyabaye ku buryo abaprofeti bo muri minsi bose muvuga kimwe? Abaprofeti bavuga ukuri, muvuga nyine nkaho ikinyarwanda ari moke. no normal manje ikinyarwanda cyane ni moke bitewe naho nakuriye. Ari n'undi ariko nabonye w'inzobe wawe undi nawe wataze amafaranga bagahita bamwemeza. Erega bose bari mu mujyi umwe, niyo mpamvu bagomba gukoresha ururimi rukonvenga. Oya njyewe ariko numva bavuze ijambo ukavuga uti ndagatumbaze nivugire njyewe, ntago naje utanga commentaire, naje kukwibwirira icyo kiri ku mutima w'Imana kuri wowe, gusa kizakurushishe kujya hejuru. Uru rugendo rwo visa sinuvuze ngo ubone visa kuko urazifite, gusa uragiye, kandi iyo contract ugiye kuyisinya, kandi Imana izaguhagarareho ibigukorere, kuko abanyakanada barakunyotewe. So Imana ishimwe cyane, murakoze kandi. Nibyo nivugiye rata. Imana yimejwe n'ikaramu igiramburura. Icya kabiri nabivuze ariko God wavuze bibi. Icya gatatu buri cya gatatu wacyumvishe? Kubera ko nari ndi kuvuga mena buri kanya, numvisha ari nka binahubwo. Ya gatatu cyavuga ko uri mu bihe byawe. Navuze icya gatatu, abahanzi kuko uri mu gihe cyawe uzabaha amaboko kubahagurutsa, kuko Imana igushize hejuru muri industry ya R&B yawe, uzabaha amaboko, sibyo 001, kandi Imana ikugire neza. Amena, namwe bagire neza. Izo mpamvu ziratuma nkubera umugaragu, umwana wa mama. Nta mwami mpagaze ndakwiyamye ndakwisabye rwo, nta mwami ndi kumva. Ubu ni demokarasi, ubu turi muri demokarasi, nta mugaragu ntawe. Ibyo birondo ugomba kwisiga, ibironda birandura reka. Sibyo bro, ibironda birandura yuri kumwe n'abantu babirwaye nawe urabyandura. Nta kibazo. Kandi Imana ikubwire neza. Nuza mu Bubiligi, okay. Icya kane, nuza mu Bubiligi nubusho bivuga. Nanjye ari support nzaguha kugira wumve ko ari gushigikira. Thank you so much. Hahandi ukorera repetition, nanjye nzahishyura. Thank you. Thank you. Okay, reka dukomeze rero. Abantu bamenyereye abahanuzi bashonje, kandi Imana iraduvanye ubugusonza. Ubundi abahanuzi bose bagiye bafite amafaranga twakizwa. Umva nkubwire rata bro. Barinda, thank you. Sureba ahantu ukorera repetition si bahishyura hafi 700 ku munsi. Njyewe nuza nzakwishyura iminsi yose ngo utwerere urebe